Ana baramunda umutwe narakubwiye umva ibi byose niwo biteye umurenganya ararwaye nawe mubwira nabi umwana utumva yari inyama itaribwa iyo niyo nyama rero uri kwirya mukaswa yaguhaje ushatse kuvuga ko ndi umurozi wa mugore we winyubahuka umwana wanjye mera gutya habaye iki abaye ko bataniha mubajije abaye ko bataniha ntabyo bajyana amashuka si wari wetwaye oya nyine bamena si byanjye babagende nakubuze ahubwo narakubuze gira vuba vuba mugire vuba senziranye he nawe wanyendewe buryo warambuze narakubuze wari tukishura bora reba kanaga karakanje cyane ntabwo uri kumbona nakubuze imbobo ni wowe ubusubana nsa nk'imbobo igicucu ni wowe urabona ni imbobo jyana imbobo jyana umwana wawe witsakuriza ko numva bimeze nkaho bigushimisha yambara urayigura ndayigura ngegera ngiye bakubwiye oya mama wase wirwana n'uyu mugore se mutagwira umwana arwaye iki wase mbara wirwana ngo uvuze ngo iki wijya kurwana nyine uvuze n'uyu mugore oya mureka amahane wirwana n'uyu mugore wase mbara yase ndoroshye nanjye sinoroshye we ihanga niho kigomba kuba gasuwe zamuka kimo hano mu gitabye ngiki mwana wo mwijuru we nibi byanjongereje burya nibi ngibi nibyo koko habonetse muganga gakondo uvura amarozi y'ubwoko bwose gutsirika ndetse no kugaruza ibyibwe avura amarozi arimo nk'ibitegano ibihuhirano ibigaburano nyabingi ndetse n'ibindi ikindi kandi agakongora inyata ushaka kuvugana na muganga gakondo wamubariza kuri nimero ya telefone ikurikira ku magara yawe hakiri kare hatatagutenguha di ari gutindara kandi iminota twamuhaye yageze nturambirwe humura ntakurarira nabanguke pe nabanguke ngira mamagare numve ari gutinda kandi ndabona ikirere kiri kwihinduriza imvura ishobora kuba imvura ariko iguye kubera ko nagize imana mukahagera nakiyinjiriza ibyanjye mugasigarana umva nawe ra nasigarana pe twako namusize mu maboko meza numvishe uri kumuvuga ukadukingirana inyuma y'inzu umurongo muhamagaye se kari kubivugiraho kandi kubona imvura igiye kugwa ikirere kimeze nabi none Sukubase pese nokwana utuntu dore namusize akose uraduta ni inkono yawe surahita hanze ndayinjiza nyine ndayinjiza kwa namusize amaboko neza nasigara kuko uri gutinda iminota wi none se ugeze he niko wi ndabona hageze nk'abana habuze na kantu ko kayira kari kumanuka ahantu hari uduti tw'imiyenzi mu kayira kari kumanuka hepfo inyuma yawe niba wageze hindukire nibagize kuri amana nakubwiye kayira kamanuka ahantu hari utuyenzi ahantu hari imiyenzi ubundi manuka deta nanakubona umanuka arahageze nabanguke ariko maze ariko tubeshya akora kubeshya ku mwana wawe umuntu yakubwira ngo umwana wawe arare simbona ari we yanahageze nabanguke umuntu yakubwira ngo umwana wawe ararembye wowe ukazuyaza nawe ari wowe nuko nyina kari kundi gahandurika niko umva ndagutabaje wa muntu nanjye bantabaje dore mko y'umuhungu wawe muraho madam muraho ko munase ufite umushiya bimeze bite dore fisto wawe rero uko mureba niko namusanze se kuri kubikabiriza ntabyo nkabirije sinamufashe neza se
ibyo ndabihakanye kandi ba Numva murakubwiye. anababara mu nda umutwe Narakubwiye umva. Ibi byose niwo biteye. Ngo akurikiye nyaburasa. Niko Fisto. Urabona hose unesha. yajyaga umurenganya ararwaye nawe imubwira nabi Umwana utumva yari inyamitaribwa. Iyi niyo nyama rero uri kwirya mukaswa yaguhaje. ushatse kuvuga ko ndi umurozi wa mugore we winyubahuka Hanyuma umwana wanjye amera gutya habaye iki? ibiki ko bataniha. mubajije Abaye ko bataniha. abanjye baracyari bato abanjye se ko bari bato barabihari bato umuto ntarwara ntago arwara ntago rwose araryamye kunaseka gusa birasekeje mumubaze nakubaza ko umwana warwaye ugaseka mumubaze si Uwase Nyine babazi. ushatse kuvuga ko ndi umurozi Nyine cyo babasa niki? wowe se ushatse kuvuga iki Ariko so umugore ndewe umugabo wanjye yashatse ni imbambare. imbambare ndakurusha Niko ndakurusha nyine wenda ubwo ntago uri imbambare wowe uri igiki se uri igiki uziko ari igini yateruye agatereka mu nzu wowe uri dayimoni nimba igini riramenyana igini riramenyana dore nakugiriye impuhwe dararyanye kutwara ngo mujye muva mu mpera z'ibyanjye mugire aho ntajya bajyana amashuka si wari uyatwaye oya nyine bamera z'ibyanjye babagende nakubuze ahubwo narakubuze gira vuba vuba mugire vuba uramsenziranye he nawe wanyendewe Ubuse buryo warambuze ese mubona tsanga narakubuze wari tukwishura bora reba kanaga kare kanjye cyane ntabwo uri kumbona ntabwo uri kumbona ntabwo uri kumbona nyine wari warambuze nyine afite icyo yakubuze aho yaje kunshakaho ndabana n'umuntu wese ari hehe wari hehe simbizi no ikintu kibaba mugira gake ari kubabara ubwo si ubwo ari mu munda hari kuko nibyo ari kwigira umugore ngo nibyo ari kwigira ariko umugore ni Uwase mwanyuma mwansanze iwanjye mu nyubahe nyine bite byawe ni byiza ahubwo se bite byawe kwigira nibyo ahubwo ndabona bashije kubyuka ahubwo urambekuye gaheke inusi mugira vuba vuba ese mugenze gake n'ubundi aramujyana mugire vuba iyi shuka ntawe uri kubibwira mbese ntago mugusi umunange mfite imfura namubashije ngo papa Fisto yagiye ngo yaramutaye mu nzara agenda umuntu yabwiye umwana ngazi ahubwo nzi ko muri kumwe bari kumwe nanzi ko muri kumwe kuko naba ndi kumwe nawe kugira ngo ugende nehe nawe warahashye waranahambiriye eyo narenze ko muri kumwe koko mbese nta n'isano ufite asubundi uri kuvuga nabi gutya aha ni iwawe muri uyu mwobo ari wawe ubonye ariko uri kuwureba ntazi ko muri kumwe wawubonye umwobo wanjye muri kumwe si wanjye yahinjira muri umwobo ni umwobo wanjye ko nizere ko uri kuwubona urebe neza gusa yagiye yishyuye naringize ngo umwana yararyamye mu mwobo wawe ni kwa kundi ubyara umwana niyumve sibyo ngo yakurikiye se reka ngo rero abajya baryamye mureka baryamye ariko uri kwigira ibiki ubwo ushaka kwinsabya imbere ya nyoko aha niho waje wibutse byagiye hose ariko se ari kugusabya kandi arwaye ari kunsebya yigira muzima kandi ushaka kwereka nyine iki banaguze amayeri y'abana na ba nyina ntubazi ahubwo muragenda ryari agenda uboshye cyangwa ugende bukwirireho hari uwagusabye icumi urababaye ko ngiye naje kugusabye icumi urababaye uragenda ryari nawe wahabona uyu mwobo ubona nawe wawujyamo urakajyaho uri kunshyirira umwana nta soni namubashije ngo yarwaye iki ngo ntago azi ikintu arwaye njye ubu narinzi ko basuzi n'icyo arwaye kareba ibaye ibirori bije mwese gutukana muri abantu umugore ni nyina wa nyoko umugore ni nyina wa nyoko niko nakubwiye namaze ishuka ngo namuhaye iki namaze umuti wamuhaye se ntabwo nkagaburira singaka kabazi nangize ngo nawe kumugaburira wari wamanukana umuntu hariya ngamujyana nakubwiye imbobo ni wowe ubusubira natsa nk'imbobo igicucu ni wowe ndeba uhere ku bireba udukweto wambaye tw'abakene reba inkweto z'abasirimu
mukina urabona nsanga ndi umusirimu nyine ariko nizere kuri kumbona nizere kuri kumbona kuri rwose mutabaye basirimo mwamba urumva ikibazo siri mutamenya kugura n'ibinini namaze mutamenya no ngo nago yamubyaye narabyara ariko nabyara umuhungu ngaruka nakubwira ati sindabyara niyo mpamvu ukoze ibintu ntiyamubyaye ariko nkora ibiki ashinyika rwose nayanika wayabonye ariko naragenze ndabona ahubwo waragendesheje waragendesheje ahubwo nkibaza waragendesheje iswarize wamubajije singuwo mubaze babapanze banaze umugore we mwe muri babi Subu yashatse iki? Bona ntacyo yashatse. Ahubwo reba ariko kuntu. Reba kuntu yashatse iki? Yashatse umugore. Uri kubungu uri kumurerera. Ubu uri kumurerera. Ndi kumurerera mfite abana bato. Wamurungiye iki? Wamurungiye iki? Ntabwo bikureba. Ariko urabona ko yagutaye akanzaho. Uri kubibona? Reba icyusungereza yasanze. Ngewe ikibazo mfite. Nge ntago nabanye nawe. Ahubwo yashatse isasu. Ngewe ikibazo mfite. Dore iyo hari isasu haba hari n'imbunda. Umva byose rwose yari kubiye. Ariko wabibonye. None se yaje ambwira ngo umugore yasohotse mu nzu yagiye nkagira ngo ni umugore ntago nari nzi ahubwo yambwira ati umuriro wasohotse mu nzu wawubonye ariko watumutse wiruka nyine wawubonye ikibazo nta nubwo mushima aho kubunda abanyarwanda kuki mudashima umuntu nkugiriye neza agashuka kanjye amva ibyanjye byose yarabifashe umwana uyu mugore akamvanaho idobori mu matwi kuri idobori cyane umugore waso n'ubundi nkwamagaye ahubwo icyo nabazaga sije nubaha basi nubaha iki mama kuruta aranduta ntago mungana pe ibyo ngibyo se byo nibyo bagenderaho namwubashye ariko namwubahe birenza urabona ntaramurereye mwubahe se mugire waramurereye amwose nubwo ari iminsi mike ariko iminsi ngahe amaheru ni wowe hari umwana wanjye urabona ni bobo jyana bobo jyana umwana wawe witsakuriza urumva mama wasi ikibazo hari pampa waguze kanguha amakuru mwambika pampa kuraho urebe mwambika za pampa zacu yambara pampa mubaze za pampa zacu oya ntabwo nandi kumwica nyine ararwaye ku buryo yambara pampa ese ko bigushimisha kuvuga useka ntabwo binshimishije ahubwo nuko ari kubi umuntu aravuga inkuru yo nakubashye ati ndi umugore wa so nicyo tubiza abantu ahubwo se umugore wa data ariko ndeba hera hasi ndeba mama wase umva banze nkubwira akantu kamwe mama wase buretse umva nkubwire namubashije umwana arwaye iki gusa ashaka se wamubaha kuko numva muri kumfatanya bimeze n'ibijyanye ari kugufatanya niba umwana arwariye iwawe ntuzi niba ari malaria ntuzi niba ari ibiki bamuhaye ntuzi aho yariye ntuzi se umwumva babagambanye icyumweru mu nzu ntushaka no kumenya icyo arwaye ariho ibyo atariye nyine umugabo wawe ari ntumbaze ngo yaragiye nawe waramwomoke umbaze ngo yagiye waramwangaje birakubabaje birakubabaje urangiye uravuga ati reka nze nenge ni wabonye nyako nyine akazi wakabonye iyi ni iyanjye ubu n'umwobo ntabwo ari inzu urawufite se reka nze mfate na fisi mwengere mu muvure gusa fisi we yarazize ikibazo umwenge nk'inuza n'ibitoki kumwe umuntu yenga ibitoki mu muvure ntabwo ukenze we none uzajye kwenda nyoko none wese wazagiye kumwenga njyewe mbabarire umbarize ngufite nimero y'uriya mugabo umubaza ahantu ari umuntu wakwatse umwana akamutwara kuriya nkariya nta kintu nayabaza ndamubaza iki naho nakurikiranye gahunda z'umwana wanjye wongeye kwivuriza umwana ndamuhamagara amabyini mwabyaranye ayo mabyini ntabwo nari nzi yuko ari ukungu kateye yego cyakoze narase umuntu ashyira politiki mu mwana ngo nazi we yahagira akamuta njyewe nta nubwo ndi kwibasa ikintu ukuntu gishobora ndafata umwanya wo kujya guhamagara papa Fisto njye namuhamagara arya iwanyu se ariko ubundi umugabo wanjye arya iwanyu nawe n'umu nawe arya iwanyu
kuba mwarabyaranye ariko bishaka nari kumugaburira nkamugabura nk'uruhinja yego nkuko umugabo nk'uruhinja yego icyo mbanye cyo nta mugabo reka nkubaze abagabo nta uri guseka ese undi wambaye kimada wambaye umubiri wambaye igiki nambaye zahabu oya nantibare bare se iyo se si inyama nukuri ntago urwaye ntago uzanarwara ibyamereye umwana ntago bindeba birakureba se nyine wamuhaye bikisa kuko birahari ntabyo namuhaye nyine uko ari kunshotora mbangamira kandi iyo umuntu agushinjije uravuga washinyitse rwose nashinyika uravuze ati nashinyika reka muhekure muhekura se urabona binyanditse ku gahanga urarebye uravuga ati reka mwikoreze amaboko ariko uravuga ngo naraguhekuye umwana naramufashije ninjye umwinjiza mu nzu yanjye wize tuwarete wize habyo wayise nyibutsa wayise iki ninjye umukuramo nkamuzana nkamugaburira mwari muri kumwe se wamugaburiye ikizi mubaze papa yambara nimba uyigura hambara ibishara cyangwa wambara se kuba yambara pampa ko numva bimeze nkaho bigushimisha papa yambara urayigura ndayigura ngegera ngiye bakubwiye oya mama wase wirwana n'uyu mugore bakubwiye ko nabuze amafaranga se mutagwira umwana arwaye iki wase mbabara wirwana ngo uvuze ngo iki wijya kurwana nyine uvuze n'uyu mugore oya mureka amahane Nyine uvuze wirwana n'uyu mugore wase mbabara yase ndoroshye nanjye sinoroshye we waruze n'ikindi oya nunyubahuke nyine uri turagiye basi waruze n'ikindi nese harabura iki ngo mugende waruze n'ikindi ibisaruje gufasha wowe nyine waruze n'ikindi igiki se warubizi igiki se ibyo wamuhaye ibiki se wari uhari babarira Wari uhari mbabara kumuha? wirwana mama wawe nawe ni umuntu kandi ni umubyeyi sibyo fata ibyawe mvana ahangaha mumereze amashuka yanjye n'ibyanjye ariko se hari uyatwaye nyine mugire vuba ni ibiki mugire vuba amashuka ntawe uyakwambuye mumereze ibyanjye kugira neza nabwo rero bikarangira gutya saka gacecuru se kakuza kamenya kanyubahuka uko kareshya gusa nyamara ushatse wavuga make wa mubyeyi we iki se ushatse wavuga make ibiki twese ibiki turi nkoze abantu ibiki ibi ukoze uzabyicuza ndicuza se urabona mfite umwanya wo kwicuza ahubwo wowe uzicuza aho uri kumujyana ntuzi gusaba imbabazi uvuga ati urakoze igicucu nawe warakoze uko kareba abyara fisto ihangana manuka jyana mujyane umusego wanjye yagiye kuzasajishwa wayahumura mana we uzawujyana mwirimbi gahambirwa nawe gahambirwa agakecuru se basi waretse kudukurikiza amagambo nuko kareba gusa kari kureba iki jyana ufata gake ufata isakoshi yawe noneho uhumetse kuba wagiye ahumetse ahubwo se imana ikunzaniye ninkoreye oya humura ngiye kubera ko uriya mwana nzi nyina ntabwo umwana yari kuzarinda aborera aha ushobora utari kuzaborera aha umva rekana nacyo umwana bari kumubyutsa ngo mu mishuka yanjye bari kuzitwara ishuka bari kuyitwara umva cyaranjengereje muri ureba cyarakingeza ariko uretse kumwanga ntacyo kuko utamubyaye hari ikindi kintu fisto yagutwaye cyane ukumva noneho cyanducaga ntago nabonaga numpa amazi cyangoraga shamana urakoze pe urakoze urankoreye ajyaga bavuga ngo mukaso ntiyakurerera ariko se ko numva uri kunuka nawe ntago ari ukugutuka uri kunuka kubera ko wagize ngewe ibyo ngushimira wagize neza wa mugani kumujyana kuri kuko ndumva ari byo wavuze wakoze kumujyana kuri toilette kumwoza wagize neza ariko noneho wari gukomeza n'ubundi ugafasha oya naramufashije akuko numva wari kunyinjirira bimeze bite ntabyo kukwinjirira naramufashije ahubwo nibambira nibazagaruke yabagaruka gukora iki ko nasa adahari nta kutagize ako nawe ibintu utangiye kuzana ntabwo mbizi pe urumva sinzi ibintu utangiye kunzanira pe njye nta kintu nkuzaniyemo nta naho nkuvangiye shana ukuri nawe utangiye gusa nyine niki se ushaka ubwo kuvuga wowe kwibyo dufatanya byarangiye waranakoze rwose
none papa Fisto nagaruka ajya hese umunsi hano se siwe byanditse hese byanditse ku gahanga siho mubana se nimba se tubana nyine nagira ngo yari yaransigiye puberi none njye najara yijyana cyane nyine nako njye ukuntu unejeje urishimye ndi kubibona rwose nanezerewe ahubwo ubu ngubu ntiyanereye mu bintu ko ndi gupfa no kuzinga aninya ayinera gusa nta narebe nawe wikabye ubu si byose isaha ntago yaba yinereye kandi bavuze ko yambara pampa nyine arinera ntago bizi ukamuhanagura arineye yinyaho ndakigaburira nacyozaga mba nkaho none mu mazi ariko wagize neza Imana izabiguhembera izabimembera urangogira neza wigendere noneho nagira ngo ngiye ngutume kuri papa Fisto umunsi yagarutse umuntu mahiki umunsi yagarutse si kuri kubyanga mwene meze ubutangirire cyangwa uriya mugore we kakabwakazi kantu kagakuki katazi gusigera imbere z'umugabo wako ese kwanga ko mugutumaho ntago azagaruka ajya hese hano se siho mubana nimba se tubana yari yaransigiye iki umuruho gize Imana uragiye bawutwaye umuruho bawujyanye buriya wakoze pe wakoze Imana yakunzaniye sinzi ngaho zinga udushuka twawe rwose ninda tuzinga ufure dore twari tugiye gusaza dusajijwe n'uwo ntabyaye none ndebera doreba ngo n'utabyaye we akajambo urenzaho niko kabi uya ntago ari kabi ntu rwose wagize neza ariko ako kajambo uri kurenzaho ngo n'uwo ntabyaye ntago nyine ariko hano hantu sinzi ibyo bintu ni ibisa ko mukeka nawe uwo mukeka usa nabi ni kusa nabi nta mugore nta binanze ndeka yamuhamagaye ibiki ubu nta binanze ijya mu rugo by'ibiki wabonye yoroshye ubonye hari na baga yarafu wabonye atatuzuguye byanabisesekamo hari ariko ibiki ehe kubivuga nkaho ubizi yanabisesekamo hariya ntabwo ya mama wase ntago agira umutima mubi ku buryo yavuga murabana ariko bisa nkaho